muraho neza murakaza neza kuri sheni yacu, sheni tubonaho ibintu byinshi byiza bitandukanye. So uyu munsi rero nje kukwereka andi mavuta ushobora kwisiga ugasa neza, ugacya, ukaba inzobe nziza kandi isa neza cyane. So nimucikwe n'iyi video ukurikirana akantu kandi umenye ayo mavuta ni bwoko ki, ese arahera kuri rosiyo kurinda ugeza ku isabune. Nkuko nkunze kubibabwira rero, nkunze kubereka amavuta yo guhera ari seti yose, guhera kuri rosiyo y'umubiri wose kurinda ugeza ku isabune ryo gukaraba mu maso. So rero amavuta n'ayandi bayita pure skin. Umuntu wayabuze rero ushobora kuyambaza, cyane cyane abari muri Omani, ushobora kuyambaza aya mavuta yakugeraho. Pure skin n'utandukanye nayo ni meza cyane. So iyi pure skin ni rosiyo, hakabaho n'iyi creme cope cyangwa se igikombe cy'inoza cya creme ihindura umubiri wawe kugira ngo ubashe gusa neza. So rero ubashe kuba wakisiga iyi pure skin, wafata rosiyo n'iyi creme ukagifata igice gice ukayavangitiranya. Abantu benshi dukunze kuba mbona abantu bagura aya mavuta creme gusa, agahari ushobora kuba ugura iyi creme yonyine ariko ukibagirwa yuko hari rosiyo cyangwa se ukaba utabizi. So uyu munsi naje kuba igisubizo cyawe cyo kukwereka amavuta yose cyangwa se seti yayo yose uko uyingana. Gusa murabyihanganira muri iyi minsi glycerine yayo yarabuze, ntabwo ikunda kuboneka. So rero hakaba haboneka n'aka gaseramu ka pure skin. So rero ushobora kuba utazi ko hariho seramu yayo ubwiyi yayo nuko iba irimo irasa, ariko bidakwiye ko niba ubuze amavuta ya ntuza ya pure skin cyangwa se ubuze glycerine yayo, utabura gukoresha iyi glycerine, iyi seramu yonyine, ukaba wayivangira mu mavuta yawe ugasa neza cyane. Glycerine nayo uyibonye it's okay, ariko utanayibonye ushobora gukoresha izindi glycerine tugenda tuzi zigiye zitandukanye za naturel, nazo zakoramo ukagira uruhu rusa neza cyane. So hakaba n'isabune ya pure skin. Pure skin nuku nguku iba imeze, dore nuku iba imeze, ibirimo irasa. Ntuzayibeshyeho mu gihe ugiye kwigura, nayo ukajya ugakaraba neza mu maso ubyutse. Mu gihe wahisemo amavuta ya pure skin, ni byiza cyane kuba wakoresha seti yayo yose kugira ngo use neza cyane. So rero ntucikwe kuba wakisiga pure skin. Abantu benshi bisiga pure skin basa neza. Ushobora kuba uri hano wisiga pure skin, ushobora kubitangamo ubuhamya cyangwa se ukabyandika muri comment ukavuga uko pure skin yakugendekeye. So rero niba uruhitamo kwisiga pure skin, yihitemo uyisige igukesha uruhu use neza, ube inzobe isa neza cyane ku rugero rwiza cyane. So rero nagutindiye, hari amavuta menshi nkunze kugenda nerekana ahindura inzobe cyangwa se ugacya, agenda aca kuri ino sheni yacu. Wakomeza kugakurikirana gatanu kuri gatanu, cyose niba uri mushya hano nkakubwira ati bana natwe kugira ngo ujye ubasha kugenda ubona amavuta menshi agiye atandukanye, ubwoko bw'amavuta menshi ngenda mbereka kugira ngo uzabashe kuba wahitamo amavuta wumva ushaka, cyangwa se ukaba warahisemo amavuta wumva ushaka, ukaba ushaka kuyavaho ariko ukaba ushaka kuba wakabikira aya ngaya, nayo akaba ari kugukorera neza. So mukomeze rero kudukurikirana gatanu kuri gatanu, tubagezeho ibyiza mukeneye, kandi n'andi mavuta ushaka ko mvugaho wazayambaza cyangwa ukandika muri komenti, nazayabereka. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, mukanda subscribe, like, comment and share kugira ngo tubashe kuba umuryango mugari kandi tukaba abantu benshi
twungurana inama n'ibitekerezo tugasa neza cyane. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda.